Ingo nshyashya zivuka buri mwaka zigenda zigabanyuka ku kigero cyo hejuru, naho imbuga nkoranyambaga zihurizwaho abakundana zikomeza kwinjiza amamiliyari menshi ku isi. Ese wigeze wibaza impamvu muri iyi minsi kugira ngo umenye nimba abantu bakundana cyangwa ari inshuti bisanzwe bisigaye bigoye? Cyangwa se wigeze wibaza impamvu muri iki gihe abantu basigaye bakundana urukundo rukaramba cyane mbere y'uko babana? Iki ni cyo gihe ubusambanyi cyangwa imibonano mpuzabitsina yatayemo agaciro kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho mu isi. Ubundi ibi bintu byatewe n'iki? Tega amatwi iki kiganiro. Reka hano dutekereze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nk'ingurane umuntu ahaye mugenzi we ku bwe. Ntega amatwi neza hano wumve. Ase ubundi wakoze subscribe, banza ukore subscribe ubundi dukomezanye. Ku maso y'abantu babiri bagiye gukora icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, baba bumva bose bagiye gukora ibintu binganya agaciro, kubera ko buri wese aba yumva agiye kugira uburenganzira bwisanzuye buhagije ku mubiri wa mugenzi we. Ariko hari ibindi bintu biba bigiye kuba bisumba iby'amaso abona. Umugabo n'umugore cyangwa umusore n'umukobwa bose benjoyinga cyangwa baryoherwa n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kimwe. Ibyo ngibyo twese turabizi. Ariko igitandukanye aha ngaha, ubushakashatsi bukomeza kugaragaza ko umugabo n'umugore cyangwa umusore n'umukobwa nubwo baryoherwa n'imibonano mpuzabitsina kimwe, ariko babigiraho experience itandukanye. Ubundi ku kigereranyo bivugwa yuko abagabo aribo bantu batwarwa n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyane kuruta abagore. Ubyemere cyangwa ubihakane, bivugwa yuko abagabo aribo bantu bonyine bafata romance cyangwa urukundo bakaruvanga n'igikorwa mpuzabitsina cyane kuruta umugore. Ibi bishatse gusobanura ko umugabo kugira ngo abone neza yuko icyo gitsina gore cyangwa uwo mugore cyangwa umukobwa bari kumwe mukunda ari uko mu byo amuha agomba no kumwemerera ko bakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Reka kuri iyi ngingo twese ibitekerezo tubisangirire muri comment. Buri wese nambwira uko abyumva aha ngaha. Ku ruhande rw'abari n'abategarugori ho bivugwa yuko bakunda kugira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina atari ukubera ibyo byishimo bibibamo gusa, ahubwo haba hari izindi mpamvu ziba zibiherekeje. Kugira ngo umugore yumve ashishikajwe no kuza muri icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, we ikintu aba yifuza kubanza kwakira mbere na mbere ni icyizere kiguturutseho, ndetse akanabanza kwakira urukundo rukuvuyemo. Banza umukunda bibone. Ubwo ngubwo sinzi uburyo abahungu b'i Kigali mugiye kujya mukunda bakabibona, nabyo mubivuge muri comment. Nakubwiye ngo hano hantu haraza gushya. Nimba utarakora subscribe niho uzakura ikiganiro nk'iki. Reka mbihorere. Dore ikindi kibazo giteye amatsiko aha ngaha. Nimba bimaze kugaragara yuko umugabo cyangwa igitsina gabo gikunda cyane imibonano mpuzabitsina kuruta umugore, ninde hagati y'abo bombi babiri uhitamo ko icyo gikorwa kiba? Birumvikana cyane ko umukobwa cyangwa umugore ari uhitamo ko icyo gikorwa kiba, kuko kimwe mu bintu bizana umugabo nuko aba ashaka icyo gikorwa. Rero umugore kuba bari bubyemere aba ari we ubifiteho umwanzuro wa nyuma, ibyo ngibyo nibyo bigira agaciro kiwe muri urwo rukundo. Nawe ubwo ngubwo agahita agiramo uruhare rwo kuba umuyobozi w'ibyo bintu, kuko niwe uba uyoboye nimba icyo ushaka uzagihabwa cyangwa utazagihabwa. Bisobanuye iki? Ko mu gihe umugabo arimo aratereta umugore, ubwo ngubwo nyine umugore aba ari umutware, kubera ko niwe uhitamo nimba icyo umugabo aje asaba agihabwa cyangwa akimwa. Bisaba iki kugira ngo uwo mugore abyemere cyangwa uwo mukobwa? Reka tubirebe. Nk'uko bimaze kugaragara aha ngaha, umugore aba afite ikintu umugabo yifuza, cyangwa se umukobwa aba afite ikintu umusore yifuza. Ku bw'iyo mpamvu umugabo aba ari tayari gukora buri kimwe cyose cyakwifuzwa cyangwa cyakenerwa kugira ngo agere ku nzozi ze. Ariko se bimuhenda bingana iki? Aha ngaha umusore cyangwa umugabo bimusaba kuba afite udufaranga dukeya two kuba yasohokana uwo ngo yifuza icyo gikorwa, ndetse akaba afite n'utugambo turyoshye two kumubwira. Ibyo ngibyo yaba atabishoboye, akamara amezi menshi ari gutereta ndetse anamwereka akamwitayeho, cyangwa se agakora uko ashoboye akamwereka isezerano ry'uko bazabana akaramata. Nk'aho ibyo bidahagije, akanongeraho yuko ibyo atunze byose ndetse n'ibyo akorera
bazabisangira kandi nta kintu amuhishe. Ariko se ni ukubera iki muri iyi si y'iki gihe ibi bintu abahungu b'iki gihe cy'abasore b'iki gihe batakibikozwa? Ni ukubera iki ntango nshyashya turi kubona ziri kuvuka ku muvuduko ukabije nk'uwo byahozeho? Ese abasore b'iki gihe cyangwa abagabo b'iki gihe baba baracitse ku muco wo kumva bifuje gukora imibonano mpuzabitsina cyane kuruta abagabo ba kera? Reka ibi nabyo tubirebe. Kugira ngo iyi ngingo yumvikane neza, reka ngaha twifashishe ekonomi. Tekereza uri umucuruzi, ujyanye amashu yawe ku isoko, usanze abakiriya bashaka amashu ni bakeya cyane. Ibyo ngibyo bituma amashu yawe ugerageza kuyagurisha ku giciro gitoya ngo urebe ko yagurwa kugira ngo atazagupfana. Ariko se nanone tekereza amashu yawe uyajyanye mu isoko, ugasanga abakeneye amashu yawe nibo benshi kuruta amashu uzanye, ugasanga ufite n'amashu make atari bubahaze. Ibyo ngibyo bishobora gutuma ishu ryigonderwa n'umugabo rigasiba undi. Kuri iyi ngingo ho, abagabo nabo basobanukiwe neza cyane ko kubona igikorwa mpuzabitsina bihendutse cyane cyangwa byoroshye cyane kuruta uko bo babitekerezaga. Ikibazo wakwibaza najya nibaza, ni gute nimba abakobwa aribo bagena nimba icyo gikorwa kiba, baje gutuma giciririka kuri urwo rwego, bagatuma abahungu cyangwa abasore cyangwa abagabo bose batangira kumva ko icyo gikorwa ari ikintu babona nk'uko bavoma amazi yo kuri robine? Ni iki cyabamaze ubwoba? Reka ibi nabyo tubirebe. Kuri iyi ngingo bivugwa ko kuva muri iyi si hagerwamo ino systeme cyangwa ino gahunda yo kurinda abakobwa inda zitateganyijwe, harimo nko kwifungisha cyangwa udupira ndetse n'izindi systeme abakobwa bakoresha nge barazindusha birinda inda zitateganyijwe. Iyi systeme kuva yagera mu isi bivugwa yuko ariyo yatumye igikorwa mpuzabitsina kiba igikorwa gisanzwe muri iyi si kuruta igihe cyose cyabayeho. Ubundi mu isi ya kera bivugwa yuko igikorwa mpuzabitsina ari cyo gihembo umukobwa yaherezaga umusore cyangwa umujene bari gukundana, uwo mujene agahita yizera yuko uwo mukobwa bari gukundana bazabana. Ntabwo muri iki gihe byari bisobanuye yuko abantu mukoranye igikorwa mpuzabitsina gisobanuye neza yuko muzabana, ariko nicyo gihango cyonyine umukobwa yari afite cyo kuguhereza gituma nawe wumva utagomba kuzagitatira kubera ko yabaga yaremeye ko muryamana. Bishatse kuvuga ko umusore wa kera waryamanaga n'umukobwa muri icyo gihe yabaga ahuje agaciro n'umusore muri iki gihe ubasha kwambika impeta ya fiançailles. Muri iki gihe tujya twumva utuntu twa proposal, ubwo umusore wambitse impeta wakoze proposal muri iki gihe yabaga anganya uburemere cyangwa ibyishimo n'umusore wabaga wageze ku gikorwa mpuzabitsina yagikoranye n'umukobwa bari guteretana. Ubwo ngubwo nibwo buryo bwonyine bambikanagamo fiançailles. Ntuzigere wizera abantu bose bavuga yuko ubusambanyi buriho ubu ngubu bwahozeho kuva na kera, kuko zamani ho umuntu wese wakoraga igikorwa cy'ubusambanyi byabaga bisobanuye yuko agiye kuba umubyeyi. Ibyo ngibyo byatumaga abakobwa babikomeraho kuko yabaga yumva ashaka kuzabikorana n'umuntu yifuza ko yamubera umugabo. Bitandukanye no muri iyi si ya none. Kuri iyi nshuro ho ntabwo abantu bose babyumva kimwe, kuko hari abantu bifuza gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bari kwishimisha. Icyo gikorwa bakagifata nk'uko bafata umwanya bakajya kuri BK Arena cyangwa ku Mahoro Stadium kwirebera imikino ishimishije amaso. Icyo ni igice kimwe kibyumva gutyo kandi kibyifuza gutyo. Ariko hari n'ikindi gice cyifuza yuko ibyo bintu babikora, ariko bakabikora bafite inzozi zo kuzabana ndetse bakubaka umuryango. Ubushakashatsi mu mibare yabwo bukomeza kugaragaza ko igitsina gabo aricyo cyifuza gukora imibonano mpuzabitsina nko kwishimisha kuruta cyane abagore, mu gihe igitsina gore cyo cyifuza kubaka umuryango no kubaka urugo kuruta igitsina gabo. Iyi mibare yemezwa cyane neza n'imbuga nkoranyambaga abantu bifashisha bajyaho gushakiraho abakunzi, cyane cyane mu bihugu by'Uburayi na Aziya, aho abagore baba barimo baravuga neza yuko batari mu mikino bari gushaka abahungu bari seriye, naho abagabo bo baba bavuga yuko barimo barashaka ibyishimo. Kubera ukuntu umubare w'abasore bari seriye ari mukeya, ibi ngibi bituma umutega abakobwa wo gukundana n'abasore benshi kugira ngo abashe kugira amahitamo yo kumenya neza umusore wa nyawe. Naho ku ruhande rw'abasore ho bakomeza bo bashaka gusaba igikorwa mpuzabitsina ngo banze bakigiremo experience ihagije, abashe guhitamo uwo yumva yanyuzwe nawe gukorana nawe iyo mibonano mpuzabitsina, kuko ubu ngubu nibyo basigaye bashingiraho bakunda abakobwa. Urugero, ukumva nk'umusore ari kuvuga ngo
uriya mukobwa niwe nkunda kubera ko abikora neza, bisobanuye ko aba afite abandi bantu ari kumugereranya nabo. Ubwo ikibazo aha ngaha twakwibaza ni ukubera iki igitsina gabo kiri kwemererwa gushona ku macunga menshi kandi gishakamo icunga rimwe gusa? Biri guterwa n'iki? Twese ubu muri aka kanya twamaze kumenya ko atari uku nguku byahoze. Kera ho icunga ryashonwagaho n'umugabo rigasiba undi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko niyo wageraga Imana ukaribona, ryaba ryeze cyangwa riteze, ryaba rirura cyangwa riryoshye, wabitwaraga uko biri kuko bagugiriwe n'ubuntu bwo kuribona. Naho muri iki gihe cyo ubu ngubu ba nyiri ugutanga ayo macunga bari muri kompetisiyo ku mukiriya umwe. Bishatse kuvuga iki? Abakobwa muri iki gihe basigaye bahanganira abasore, ugasanga umusore umwe afite abakobwa nk'icumi, bose bari kwifuza yuko babana nawe. Ibyo ngibyo bihereza ubushobozi umuhungu bwo kubanza kubumva bose, akamenya n'icyo ashingiraho ahitamo. Igituma iyi kompetisiyo igira ubukana ni uko umubare w'igitsina gabo wifuza kubaka urugo utari mwinshi cyane, kandi nta n'ubwoba abagabo bafite bwo kwibaza igihe bazatangira kubakira urugo, kubera ko iyo bije mu kubyara, abagabo byaba ku myaka 40, 45 ndetse n'iyo byaba 60 baba bagifite icyizere cy'uko bazabyara, mu gihe abakobwa baba bafite ubwoba bw'uko hari igihe kizagera bagacura ntibakomeze kubyara. Ibyo ngibyo bikaba bituma yumva atazaba akiri umuntu ufite umumaro, kubera ko nta kintu umugabo yamushaka agiye kumumaza. Mu gihe igitsina gabo kikibona uko cyakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bworoshye, ntibizigera bikuza ubushake bwacyo bwo gushaka kubaka umuryango. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kugaragaza ko umubare w'abakobwa n'ubundi uzakomeza kwiyongera wifuza abagabo babana, ariko abagabo ntibazakomeza kwifuza igitsina gore cyangwa umukobwa bajyana mu mago, kubera ikinini kimwe cyangwa se izi systeme zose zaje zemerera umukobwa kumva ko yakwirinda inda zitateganyijwe. Ibi byonyine bizatuma igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gikomeza guciririka cyane, ndetse giciririke cyane kurenza level kiriho uyu munsi. Ibi byonyine byakemuka abakobwa bose baramutse bicaye bagakora inama, bakiga ku buryo bagerageza bakima abagabo. Ariko se byashoboka gute mu gihe bose bahanganiye abo bakiriya? Reka turebe uko bizarangira. Ubu soje iki kiganiro udakoze subscribe, ibi nibyo byonyine bizatuma utazongera kumva ibiganiro biryoshye mu matwi yawe. Nawe wakoze subscribe uri mu nyungu kugiye kubana nanjye, ukajya wumva ibyegeranyo byiza nk'ibi ngibi. Ciao ciao.